Hey guys, murabibona rero ko imisatsi yacu twayirangije, mubibona muteze, mumbwire uko mubibona. Reba ubu ugiye muri salo baguca angahe? Gukoresha rero ibi bintu ibihuro bigira neza imisatsi iri boucle, imisatsi yizinze. So ngiye gukoresha ibi binini, ndashaka impuza nini. Rero ngiye kubereka ukuntu mbikora. Nibyo byoroshye kurusha imiheha. Nibyo byoroshye kurusha imiheha. Ufata menshi yose wateguye neza, ndende yose kabisa, cyangwa ukayikatamo uko ushaka. Ukayikatamo uko ushaka biringanira. Murabibona rero tugiye gufata ugashyiramo hano hagati ukareba ko biringaniye, warangiza ukazinga gutya. Turaza kuza tugiye kubizinga byose ibyo nkeneye. Sinzi ngo ni bingahe, nshobora gukoresha wenda 20. Noneho tuze kugaruka tureba uko byabaye. Kongera ukazinga urundi ruhande. Murabibona ni ibintu byoroshye cyane, nubwo bikomeye. Hano iyo kabaye kagufi katari bugeremo hano, uhita ugihina kugira ngo kitaza guhambuka. Gutya. Ngizemo ngomba gushyiramo hagati kugira ngo bize kungana. Ya. Ikazingira muri kano kantu. Guys, rero nabirangije, dore uko mbikoze. Ibintu bigeze muri 20. Noneho nashyuhije amazi. Iyi niyo ntuza ngiye gukoresha. Uyishyiramo kugira ngo imisatsi yawe ibe imeze nk'iyoroshye, nyine iri conditioner. Niyo ngiye gukoresha conditioner, atari shampoo. Uyu munsi ntabwo dukoresha shampoo, turakoresha conditioner. Noneho ndashyira mu kintu mbereke ikintu turi bukoreshe. Noneho ntabwo nshyiramo, ndagereranya, ntabwo nshyiramo nyinshi, kugira ngo gusa amazi menshi zacu zigire. Sinzi muri kubibona. Bashyiramo amazi bye yabize. N'amazi akageramo ahantu hose.
ukabivanga bien amazi akagera ahantu hose bikayanywa neza bikayanywa, noneho ukabikuramo ukabishyira ahantu bikumuka, cyangwa se ukabisesha n'icyuma nyine gisesha imisatsi niba ushaka kubikoresha vuba. So turaza kugaruka tureba rero imisatsi yacu wagwana scale yabaye curly hair cyangwa urabibona rero. Ubwo turaza mu kanya tugaruke turebe uko imisatsi yabaye. Sa rero naho mu kanya hoye imisatsi ninyikuramo nkayanika, ngenda yanika rero. Ubwo ahubwo nzayikoresha ejo izaba yumye, nibwo nzayikoresha. Uyikuramo ukayishyira ahantu ikumuka neza, noneho ukayikoresha. Ahubwo tuzabonana ejo turi kuyishyira ku mutwe, turi kuyisuka. Tuzareba iby'ejo bizaba bimeze. Saba rero mukore subscribe, like, share and comment guys. Nimwibagirwe gutaja n'ukuri. Naje uyu munsi tugiye gusuka bya bintu ejo twakoze. Dore ngibi tugiye kubihambura, noneho turebe uko byagenze. Noneho nibyo tuzasuka tugiye gusuka, nako tugiye kubisuka mu kanya. Ariko ni munseke ko ibituta nabifunze, ni ukuri kw'Imana ibituta ntimubiseke. Kaduceho hano uko ntuza ku mutwe kugira tubashe kugahambura, tubashe kuvamo. Naha kundi mutwe igisuko cyacu. Nizere ko byakunze. Ngiki abonye ukuntu cyabaye fresh, kizinze. Nuko rero gukora imisatsi yizinze rwose muzajya mubigenza. Nurangiza ufata umukasi ukahita ukata hano kugira ngo buze kuringanira, ukata ubwo hepfo uba bumeze ukuntu, uba wazingiyeho nyine handi mu nguni nyine bumeze ukuntu. Noneho tuyitandukanye nze kuyisukisha. Urabona ko wayikuramo udusatsi twinshi rwose. Wayikuramo udusatsi 4, 5, kamwe, 2, 3, 4, 5. Burimo 5. So rero tugiye kubusuka. Nayibonye imisatsi rero, ngo imisatsi igize kurusha ubu ntabwo mugomba kuzajya muzikorera. Mukazajya mugira ngo simba nabazaniye umuti. Kanze nzisuke ubundi turebe ngo biraba bimeze gute kuri njyewe. Zira zimeze gute, ngiye kuzikora kurusha nyine. Muri kubibona rero natangiye gusuka, nahereye inyuma. Ntabwo naberetse uko nasutse kubera inyuma ntabwo nasutse isuko byari bisekeje, ntabwo nari kubereka. Gusa ndaza kubereka uko nyine ndi kubikora, kandi murabibona rwose ko ari nziza. Ntabwo nyakuzajya umuntu ajya kugura izi menshi kandi zirahenda, zigahendera ubusa, zarangiza ntizimareho igihe. Nicyo kibazo. So rero mwiga umuti wo kuzikorera n'iki kintu ukazingiraho. Mwige kubyikorera pe. Amafaranga mwese ari kwa heri. Nimba ubona ariko ufite umwanya, ukaba ufite umwanya, cyangwa ukaba nta mwanya ugira, wajya muri salo bakakugira vuba. Ariko ufite umwanya muri weekend wajya ubyikorera. Ngiye kubereka rero ukuntu ndi kubigenza. Fata ino koroshi, narangiza injombe hano, ukajomba
ukajomba hano cyangwa aho ushaka ugahingukiranya gutya, warangiza umusatsi wawe wawufashe neza gutya. Numara kuwufata ukaza ukawucishamo muri koroshi, ugahita ufungisha kano kantu ugakurura. Numara gukurura ugahita ugira gutya, umusatsi ukawucishamo hano ugakurura. Nuko ni ibintu byoroshye, urabibonye? Agakoroshi kakazamura gutya, gafata umusatsi wawe wateguye neza, kawuzingira ku rutoki, ugashyira muri koroshi ugafunga, ubundi ugakurura. Kano kantu ugomba kugafunga kubera ko utagafunze ntabwo wacamo, ntabwo koroshi yacamo, byahita bifatana n'imisatsi bikakurya. Maze ukawucisha muri aka kantu ugakurura. Nuko nyine ibisuko nasutse, yewe sinzi ko imbere magera, ariko turaza kubibona ukuntu imbere haraba hameze, haraba hasekeje. Ugashyiramo gutya, ukagafunga kano kantu, ukagafunga kugira ngo kaze gucamo neza. Utagafunze ntabwo gacamo, ugomba kugafunga kuko utagafunze ntabwo gacamo. Murabibona? Haraje hashye. Akangaka nshaka kugashyiramo hano hagati, kari gatoya, noneho mwabibonye ko tubikora. Noneho ndaza kubereka turangije uko byagenze, nyine ndaza kubereka. Najya mbere kuko ufatisha koroshi gusa, noneho ndaza kubereka ndangije, nyine turebe imisatsi, nyine byagenze gute, nyine isa gute, imeze gute. Turaza kureba rero turangije. Ngiye gusuka nangaha, najya mbereke gusa, reka nongere mbereke akanyuma. Hey guys, murabibona rero ko imisatsi yacu twayirangije, mubibona muteze, mumbwire uko mubibona. Reba, ubu ugiye muri salo baguca angahe? Kandi wishyura menshi gusa, amadolari 8 gusa ya menshi. Nibi ngibi wenda ukabigura kuri basubikora buri munsi, amafaranga ni ukuri ya savings. So rero mubikore namwe, mukore like, share, subscribe, comment, mutubwire ko bimeze bite se. Ushaka no kubifunga shinya maze. Murabibona? So rero bye, nakagaruka utanze abazanira ibindi.